Hello my people guys, acyari AI wanyu nk'ibisanzwe guys. Niba wowe ukurikirana YouTube channel yanjye uranzi cyane guys, ikindi ndagira ngo uye muntu ukoresha TikTok ukaba ufite TikTok International, kanda follow kandi kuri ako gasaraba kari ku foto yanjye guys, mwandire ku gatima sharing ino video abantu bawe kugira nabo bumve ino speech ngiye kubwira guys. Ino nama ngiye kugira ni ingenzi kuri wowe ufite TikTok International, yaba nawe ufite TikTok sanzwe ariko ushaka kuba umustar, ukaba ushaka umufollowers, ukaba ushaka likers, ukaba ushaka ndetse na views nyinshi zigufitiye umumaro guys. Umva kano kantu njano kubwira guys, hari ukuntu usanga umuntu acreatinze TikTok cyashya none akavuga ngo kugira ngo nuzuze ibisabwa reka njyewe nje gushaka umufollowers kuri live guys. Bro, muri kwibeshya kabisa, sister brother, murimo kwibeshya kabisa, murimo kwibeshya ndetse na cyane guys. Dore rero ukuntu muri kwibeshya, uragenda nta kibazo ujoining live, ushiti wawe gushyira live, nyamara kuguta live uri gukora content abantu bakunda. Follow to follow ni umuntu uba wagufollowinze akuzuza umubare ushaka ariko akaba atazigera agira gute areba video zawe. Rero ndagira ngo uhagarike ibyo bintu man guys, mureke ibyo bintu mumenye ubwenge guys, sibyo? Muhagarike ibyo bintu mumenye ubwenge guys. Umuntu uri mu following yego aguhe back, ariko se ari gufollowing nawe umuhe back nyuma zarebe video zawe? None bishoboka. Iyo tuciye no kuri video zawe ntibwo nazireba, ntiyanagusacinga, acaho ascrolling yigendera guys. Muri guta umwanya wose ku ma live ngo muri gushaka abo followers guys, nta kintu muri kumva. Ku muntu ufite TikTok International urabona abo followers 10,000 yego byuzure wakwiye kuri live gusa, nta numwe wigeze ukunda content ukora. Kora content kuvunnye, iyo niyo nama y'ingenzi nangiye kugira. Kora content uvunika, uzishyire amaraso yawe, icyuya cyawe, inde noneho uzaploading nyine uzajya ubona uwo mu followers umwe ariko agufollowing uko yakunze ibintu byawe, uko yanabirebye aguhera ikarumwe, yanagukunze, yakunze content ukora, yakunze niba ari dance, niba ari comedy, niba ari boro zo kwigisha nk'izo nkora, niba ari iki nyine abikore kuko yanabikunze ibintu wakoze. Ariko umuntu uri live naga azakuzuriza umubare hanyuma ngana kureba bro, naga azigera kureba sister wanje, azacaho nyine yigendera tu, azacaho yigendera ku video kawe nuba uploadinze gahite niba ari online bite biza hejuru nyine ko uploadinze video, ahita akora kwa kundi nyine tujya dukora scrolling yigiza aka video tu guys. Murekere kabisa, murekere gushaka aba followers kuri live kuko aba followers ushaka kuri live ndabwira wowe ufite TikTok International kwanza.